Twongeye kubahereza ikaze rero aha ni kuri Kiranje TV. Turabashimiye mwebwe mwakoze subscribe ndetse n'abandi mutari mwayikora mugerageze gukora subscribe kugira ngo amamenyesha yacu cyangwa se ibyo dushyizeho content zacu ziye zibasha kubagiraho byihuse. Uyu ni wa mwanya rero tuba twakoze ikiganiro kugira ngo duhure namwe mutubwire mutima zanyu natwe tubabwire uko bimeze muri rusange. Hanyuma rero ndi kumwe n'umuvandimwe yitwa Fidel. You are welcome. Yes. Urakaza neza kabisa muri studio za Kiranje TV. Ahangaha rero insanganyamatsiko tugiye kuganiraho ntabwo iri kure cyane y'ibindi n'ubundi dusazo tubabwiraho. Uyu munsi rero nifuje yuko cyangwa twifuje yuko twavuga ku mpano. Impano, ijambo impano ni benshi bakunze kuryumva, ni benshi bakunze kurivuga, ariko impano byashoboka yuko baba batarisesengura neza ngo bumve uko bimeze. Ariko impano byashoboka yuko yaba ari ikintu cyangwa se uzi gukora, sibyo? Yego. Gusumbya ibindi. Impano nanone ikongera ikaba ikintu uhawe n'umuntu ugukunda cyangwa se umuntu ushaka kugira icyo aguhereza. Hanyuma ariko tukiri aho ngaho twe turi ku mpano y'umuntu y'ikintu umuntu ashobora kuba yakora neza akakora. Hari impano ufite wowe mu buzima bwawe ubona ufite? Biragoye cyane. Tubwire. Iyo umuntu akiri umwana abona hari ikintu kizavamo. Ariko njye nkiri umwana nakuze nkina umupira, nkina football. Uravuga wegereye nuza gucya kugira ngo bigende neza. Komeza. Yego murakoze. Nari nkikomeje rero nakuze nkiri umwana rero numva nkina agapira kugeza neza mbona nta kintu kirimo. Ariko nyine nkuko nabigubwiye abana benshi nyine bakura bumva bamwe bazaba ngo ba Kagame, abandi ngo bazaba ngo abapilota, abandi ngo bazaba abaganga, bitewe nyine n'impano bumva bifitemo. Ariko ngiye narirebye ndisuzuma neza nsanga nta mpano ngira. Sinzi niba ari bijya bibaho gusa. Waje peneze neza mu buzima bwo nakumva umuntu udafite impano uyizi. Ariko byashobora ko wabahuje n'abandi, hari n'abandi bafite icyo kibazo. Nta mpano yumvamo byibyibuze wabona yose. Ariko ndagerageza ibintu byo kuririmba. Byo kuririmba. Ariko ntabwo ari neza. Ariko hari impano niyiziho nabonye no kuririmba ariko nabi. Nta muntu waririmba ngo bafite impano baririmba nabi. Ntabwo mba muri korari ariko kanze niyumva indirimbo naririmba. Shaka nk'indirimbo waturirimba twumve abantu badukurikiranye bumve rwose ukore mu nganda. Ikanze burani nkunda umuhanzi witwa Israel Mbonye, kanze nirimba karirimbo ke. Ntabwo ari nabi ariko muze kunyihanganira rwose. Nta kibazo. Reka ntangire. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Numbaze ngo ndikuririmba ijwi. Numbaze ngo ndikuririmba ijwi. Yaje kuntoga ntakunta kuririmbira muri soprano. Niyo bita soprano. Soprano aho ngaho byange bikunda. No kunyihangana nyine ubwo. Twongeye kubashimira none nimukomeje kuba mudukurikiranye kuri aya masaha muri iki gihe n'iki. Uyu nguyu rero ni umutumirwa wacu Fidel. Ari kumwe natwe bitandukanye, asagera abana natwe nubwo buramwambona aka kanya sinako gusa ko azajya agaragara cyane, ndetse n'abandi mwese mwumva ko twabatumira twagira byo tuganiraho muri rusange. Nimero yacu irahari 078 055 12 62. Iyo nimero rero uduhamagayeho cyangwa twatwandikiraho tuzatukubona tukaguhuza n'ababishinzwe kugira ngo dukorane ikiganiro cyangwa se tugire icyo tugezaho cyangwa se ubutumwa uduhereza muri rusange. Hanyuma ariko tukiri aho ngaho mwumvishe ko yaririmbye neza. Yaririmbye neza, indirimbo nziza cyane. Azi gukora mu nganzo.
reka kumbeshyira kuko buriya kuririmba nubwo wenda ndirimba ariko si ibintu byanjye. Hari abampabuye kabisa. Umvise ko nakubaje ngo ndi kurimbira hejuru. ngo uti ngwino utsange umutima wanjye ngo ndakubabaye. Buriya Umwana ni keza cyane. Uriya musore mbonye rwose Imana imuhereze umugisha. Umuhe rwose pe kuko ibihangano akora ndabikunda cyane. Wenda nubwo mbiririmba abandi bakabyanga bitewe n'ukuntu nta mpano ufite yabyo, ariko nyine guys bameze nkanjye bumva nyine nta mpano bafite, ariko iyo wisuzumye neza ukisanga neza byanga byakunda wisanga hari impano ufite. Ushobora kuba utazi gukina, ushobora kuba utazi kuririmba, ushobora kuba utazi ariko ukaba uzi kurya cyangwa se uzi no gukora ibindi bintu, uzi no gusenga, nabyo buriya ni impano, no kubwira ubutumwa abantu bagahinduka. Ubwo rero buri wese iyo yisuzumye akitekerezaho neza asanga nyine hari impano afite. Yego. Kuri kamera rero ndabibutsa yuko hariho Daniz Beat. Daniz Beat ubu ngubu niwe uri kuhanga kamera, ku mashusho n'amajwi byose niwe uri muri control yabyo. Hanyuma ariko mbibutsa yuko Granje TV ni umuryango ukorera mu duce twose tw'igihugu, ndetse ubagezaho ibintu bitandukanye cyane, ibyegeranyo ndetse amakuru, akabagezaho nanone ibiganiro n'ibindi byose by'ubwenge bibaho. Uzi neza yuko wasanga kuri YouTube, wabisanga aho ngaho. Komeza dukurikirane, komeza ubane natwe, nibe tugushimiye, natwe turabakunda cyane. Mugihe ibihe byiza. Wasezera ku bantu noneho tugasoza muri aka kanya. So murakoze cyane rero, ndi kubasezeraho. Imana ibahe umugisha, namwe mwisuzume neza murasanga hari impano mufite. Guys, ariko wanzu nafite cyane, ariko wanzu nafite cyane yo nyuza indirimbo ku buryo ntabwo washima gutya ngo nanjye ndi umuhanzi, izina ry'ubuhanzi witwa ni Faido Fidel. Okay, murakoze cyane rero, mugira ibihe byiza. Ciao ciao.